Yesu ashimwe. Reka twongere tubasuhuze inshuti bavandimwe, tubifurize amahoro y'Imana aho muri hatandukanye. Reka ubuntu bw'umwami wacu Kristo bubane namwe muri aya masaha. Tubahaye ikaze kandi ku byigisho byacu by'itatu by'uyu munsi, aho uyu munsi twinjira mu cyigisho cyacu ni icyigisho cya kangahe Ronari? Icyigisho cya kane. Ni icyigisho cya kane kivuza gisimbura ikibazo twari twabonye tuvuga ngo amashusho cyangwa ishusho ku byerekeranye n'ubukwe. Mbere yo gukomeza kino cyigisho nari nabahaye itangazo mu cyumweru hagati y'uko twifuza ko twagezaho n'amakuru y'ahandi dukoresheje abana batoya kugira ngo tubafashe kuzamura kariya iri muri bo cyangwa impano y'ivugabutumwa muri bo. So twatangiye uyu munsi muri buze kubona video y'umwana muto, igihe murayibona muyikurikire, mwakuraje nawe yisange muri uyu murimo kugira ngo mu gihe kizaza azabashe kuba yawuhagararira mu gihe abakuru tuzaba twabaye wenda twagiye mu bindi. Rero tugiye kureba ikintu tuvuga ngo amahanga. Cya kane kivuga ngo amahanga. Ni ikintu tuzareba by'umweru buri byose ko gifite umugabane wa mbere n'uwa kabiri. Ngewe turi kumwe ndi Daniel Ndekote Umusifu, ndi kumwe ndetse na Havugimana Leonard dushyira imbere y'Imana dusenga. Data turagushimye, Data wa twese dukunda twitaho icyubahiro. Amena. Tugushimira mu izina rya Kristo Yesu kuko wemeye gutanga umwana wawe kugira ngo asubizeho inyoko muntu yari yaraguye ku bwa Adamu, yongera asane kandi asubizeho imihanuro yo kongera kuzura n'Imana, gukundana n'Imana binyuze muri Kristo Yesu. Kristo Yesu yarangije umurimo, yasize umurimo mu isi, asugira intumwa ze zikomeje zikurikirana mu berekane, kandi yasize Mwuka Wera kugira ngo adufashe muri iri jambo. Turasaba Imana Data wa twese kugira ngo kuri twe Mwuka Wera abe muri twe kandi yumvikanishe n'iri jambo bazarikurikirana izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Amahanga. Amahanga ni ikintu tugiye kureba cyane. Iyo tuvuze ijambo amahanga, ni amashyaka, ni ibihugu byinshi, ni amoko menshi atandukanye, cyane cyane bikunda kuboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe ndetse na Daniel. Ngo amahanga azatera ariya, amahanga azatera ariya, ariko badacyo kujya duheraho bavuze ngo nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu b'amoko yose, indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Twabonye ubuhanuzi mu gitabo cy'itangiriro, aho ubuhanuzi bwose butangirira, aho hatangiye kuvuka amahanga, bene Kahini bakigabanya ibihugu bakagenda, ndatura aha nkubaka umujyi, ndatura aha nkubaka umujyi. Byageze mu gihe cya Daniel, noneho amahanga yarabaye menshi cyane, bituma ijuru rikora inzozi kugira ngo rimwereke ukuntu ayo mahanga yagiye abaho n'ukuntu azavaho. Hano muri kino cyiciro tubwira ngo amahanga yose yagiye abaho arwanira kuyobora, kandi ngo ayobore iyi si. Unfortunately iyi si amahanga yayoboraga ni isi y'Imana. Isi batahiwe uburenganzira bwo kuyobora, isi yakwiye kuba ayobowe n'Imana, kuko Imana niyo yifuza kuyobora ubwoko bwayo, ikabuyobora mu buryo bwiza. Noneho ngo ayo mahanga yose ikibabaje nta kintu yigeze ageraho. Hano rero Imana ngo yifuza cyane yuko igihe nyuma yuko aya mahanga yose amaze kunanirwa, kandi uko yananirwa, none se nawe amahanga akaduhere wenda ku bwami bwo kwa Farawo. Farawo wari umwami ukomeye, ni iki yagezeho? Ntiyavanyeho urupfu, ntiyavanyeho indwara, ntiyavanyeho ubukene. Gukomera kwe ni uwuhe musaruro kwagize ku isi tubona uyu munsi? Nyuma haza abandi bihangange nka ba Nebukadinezari, ba Belushazari, tugera mu gihe cy'uyu munsi aho dufite n'ubundi abaperezida bakomeye cyane, bakomeye ibihangange. Bose ngo bateje intambara aho kugira ngo bagire ikintu bagabanya ku bubabare bw'isi ifite, bagiye bateza akaga. Mugabo tugiye kuri kino cyumweru uwo tugiye kuvuga ukuntu amahanga yose ananirwa, ijuru rigiye kuza rikima ingoma, aho amoko yose azakorera ingoma yayo, kandi ubutware bwayo butazahanguka, urupfu rukavaho, uburwayi bukavaho, ngo negere kwigarurirwa. Ngibyo ngiye kureba mu kino cyumweru cyose, ubwo tugiye kumara icyumweru twiga. Ndetse reka duhere ku muntu wa mbere wakoze umujyi bwa mbere cyangwa wakoze ihanga bwa mbere, uwo bita Nimurodi. Sinzi kivuga ko ino tunation yo kuwa mbere. Bavuze igiti cy'ubugingo. Yego. Cyo muri itangiriro. Yego. Igiti cy'ubugingo cyo mu itangiriro ntabwo Adamu yigeze akiryaho. Ntacyo ariyo. Kuko iyo ntambara yatangira y'icyaha ndetse n'ubuyobozi bw'isi bukaza,
bwakomeje gutyo bikomeza gutyo, ariko mu gitabo cy'ibyahishuwe batwereka ko intambara y'isi izarangira, Kristo agahabwa ubutware. Cya giti Adamu atariyeho cy'ubugingo cyari mu murima wa Edeni, bene Adamu n'abuzukuru we n'Adamu akongera akakiryaho akabaho by'iteka ryose. Yego. Hano sinzi bino iby'amahanga ni amateka tugiye kureba Nimurode na Nineve. Rero iyo wumvise Nimurode ni iki kintu kiza mu mutwe? Nimurode umuziho iki? Ni uwahe n'iki wamuzi Nimurode? Nimurode akomoka mu buzukuru akomoka ku mwuzukuru wa Nowa. Ni umwuzukuru wa Nowa, yego. Akaba ari umuhanga cyane kandi ari umunyamaboko cyane w'umuhigi. Akaba ari mu bantu ba mbere bashinze ubuyobozi bwa politike, akabura ibihugu bigeze kuri 3. None ubuyobozi bwa politike bwose buva kuri Nimurode. Nimurode uyu niwe wari uyoboye abantu bubatse umujyi w'Ibabeli. Uyu Nimurode ni igitangaza cyane turamutindeho. N'Uwiteka amuvuze ngo ni intwari, yari umuntu ukomeye nk'umunyamaboko. Nimurode uyu kubera ubushobozi n'ubushake yari afite n'ubutware yari afite, abantu basigaye basa nk'abamusenga. Uyu Nimurode nuko tuzabyina neza amateka, yaje no kubyara umwana dusanga muri Yesaya bita Tamuzi. Reka babwira tukuri amateka ya Nimurode. Nimurode nk'uko bivuze yari umwe mu bana abuzukuru ba Nowa, yubatse umujyi, yari afite n'umugore. Nimurode yaje gupfa kubera ubuhangange Nimurode yari afite. Igihe yarapfuye, umugore yari ariho yakwica. Yakwiriye kivuga ngo ntabwo Nimurode yapfuye. None akase Nimurode yagiye hehe? Kugira ngo umugore identifiye igihugu yari yarubatse, yavuze ngo Nimurode yimukiye mu zuba. None ndetse iri joro yaje yanansuye, ikimenyimenyi mu mezi angahe nayo nzabyara umwana. Umwana wari kuvuka muri indwi umugore atwite, yari yatewe n'abandi bagabo ku mpande batazwi, yari kuko Tamuzi akavuga ko ari umwana Nimurode wa Nimurode mu kihehe muzu. Kuva icyo gihe Nimurode batangiye gusenga izuba, niho Sande yubakiye kuri Nimurode neza, Sande de bahise bafite umunsi y'icyumweru ko umunsi w'isabato wo bari bareguye gusenga Imana no kuyumvira. Noneho bahita hakurikiraho umunsi wundi wa mbere, bati ubwo isabato ariyo Uwiteka tutayikora tutayisenga aho Nimurode, umunsi wa mbere tujye dusenga izuba aho Nimurode yagiye. Kuva icyo gihe izo munsi bigenda bikurakuranwa n'uyu munsi Nimurode aracyari mu mitwe y'abantu benshi. Aya ni amateka. Noneho ngo Nimurode na Nineve. Gusa nuko ari amateka nyine dusimbutse. Yego. Ariko tugiye muri Tamuzi. Tamuzi. Wahita tujya no muri Ezekiel tukagera ariko byaba ari ikinjiro cy'inzu kwinjiramo. Noneho tukabita tubihuza n'ubisengere y'uyu munsi. Reka tukomeze. Nimurode na Nineve, uyu mujyi watwebere waje gukurwamo Nineve, uza gukura uvamo na Babuloni. So iyi Nineve muyibuke neza, ni wa mujyi wishe abantu ba Isirayeli by'umwihariko bibanze ku muryango wa Yona. Edeni yari yararemewe kuba urugo rukwiye mwene muntu. Ubwo icyaha cyinjiraga, nta mahitamo Imana yari ifite uretse gutandukanya umuntu n'ubusitani bwa Edeni ndetse n'iki cy'ubugingo, nibura bikagenda gutyo. Hanze y'ubusitani abantu basabwaga gukora cyane kugira ngo babone ibibabeshaho. Icyaha kuza byazanye n'umuruho, aho abantu bagomba gukora cyane ngo babone ibibabeshaho. Abantu basabwaga gukora cyane, twagombaga kubaho turushye kandi twiyuha akuya, tugatutubikana mu maso. Ababyeyi bacu ba mbere biringiraga ko umwami w'umunyakuri azabashakira inzira ibagarura mu busitani, maze bazana ibitambo ku marembo ya Edeni. Biringiraga yuko bategereje ugucungurwa Imana y'ukuri yasezeraniye isi yacumuye kuva ku gatanga ka mbere.
umurimo wa Edeni wagumye ku isi igihe kirekire cyane nyuma y'aho umuntu abujijwe kongera kunyura mu tuyira twawo duteye ubwuzu. Aha niho Adamu n'urubyaro rwe bazaga kuramiriza Imana, niho kandi bavugururiye indahiro zabo zo kumvira itegeko bagomeye, bigatuma bacirwaho iteka igihe ibicumuro byuzuraga ku isi, kandi ubwo bugome bw'abantu bwatumaga barimburwa n'umwuzure. Ukuboko kwari kwarashyizeho Edeni kwayikuye ku isi. Ubwo Edeni yavuye ku isi mu gihe cy'umwuzure, ariko ku iherezo ubwo ibintu byose bizahindurwa bishya, ubwo hazabaho ijuru rishya n'isi nshya, Edeni nayo izagaruka irimbishijwe biruta ibya mbere. Abandi bantu nyamara bagerageje gukora bashaka ibisubizo byo gushaka Edeni babuze, bivuye mu bihimbano bya muntu ku bibazo bishya byavukaga. Ari byo bituma tubona imijyi, ibihugu ivuka mu kugerageza gushaka ubuzima bworoshye, ndetse ahari kugira ngo bagerageze kugarura ibyo bari baramburiye muri Edeni. Uyu munsi abantu benshi, abanyapolitike, abantu benshi, umuntu ashaka amahirwe kugira ngo baramukunda, nuko azana akantu byibuze kanga muri Edeni. Muri Edeni bavunikaga. Uyu munsi abantu bafite gahunda yo kuba batavunitse. Umuntu umunsi ati ngewe ndashaka kugira ngo mubeho mujye mubyara mutavunitse, murye mutavunitse, umuntu turamutora. Ni muri Edeni icyo yakoresheje. Imana itanze muri Edeni ngo muzajya murya mubizi icyuya. Ni Murodi ati atuye mu mujyi mbere, tuye mu mujyi mukore cyane, ukoze cyane akandamiza abandi, ntazongere kubira icyuya, ahubwo ngo bajye babubira icyuya. Uyu munsi isaha igeze abantu bashaka kurya bari mu nzu, uzi ko nabiga kwiga biciye mu nzu, ahubwo ariko amanura yiwe. Ubu isi gukora ibintu bikoze mu byuma bifatanye by'itekinoloji, bizajya bijya kubahingira bikabatekera. Mbega icyo Imana yatangaje ngo abantu babe barushye kiveho. Iki biragaragaza kongera kurema isi ariko iri hejuru y'icyaha. Isi iri hejuru y'icyaha, gushaka umutekano w'icyaha. Iyi ni imvune abantu bavunika, ndetse bamwe bakayifashwamo n'abanyepolitike, bamwe bakabajya inyuma cyane kandi bagakora cyane, ariko bagapfa n'ubu ntacyo bagezeho. Hano turabisoma ngo kugira ngo ibyo bintu batekereje bigezeho, bagiye bashoboye isi kwigirira nabi cyane. Hano ngo abantu bamwe basomye ibya Nimurodi baza kwandura bavuga ko ari umuntu w'igihangange ukomeye, kimwe n'abantu b'ibihangange b'itsinda intambara bivugwa mu migani ya gipagani. Ariko iyo Bibiliya imuvuga nk'intwari ya mbere ku isi, akaba n'umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka, ntibiba ari ukumutaka. Nimurodi yari igihangange nk'uko yabyiyumvagamo, maze agahagarara imbere y'Uwiteka mu buryo bwo kuvuga ko akorombereza Imana. Ibyo tubona muri aya masomo ni ugukwirakwiza ukwigomeka kurwanya Imana, ukwigomeka kuzakomeza kubaho kugeza ku ndunduro. Rero ubwo barakigomeka hano, ubundi byakabaye byiza iyo tuba nk'ishyanga wenda rifite amahirwe yo guhitamo ukwiro byakwiye kugenda abigisha abantu bakareye bavuye guhinga. Umuntu wese yakoresheje amaboko akaba ariyo agaburira umubiri we. Umuntu we ariko bitewe n'ahantu Nimurodi agejeje isi uyu munsi, abantu uyu munsi bose bashaka ubworoshye. Ni ukubera iki cyaha cyo kwigomeka ku Mana ari icyaha kiyorobeka kandi gitesha akaga. Ntabwo abantu babyumva. Iki cyaha cyo Imana avuga ngo abantu babeho barushye, ni ko ari icyaha. Twebwe ubwacu twakirinda dute ko akaga kari mu mico ya muntu? Hano ikintu Daniel arimo kuvuga, yego, ni ikintu ndetse cyo ubwacyo kuko abantu bagiye bacyubaka, isi yagiye icyubaka ikagiherekanya abuzukuru n'abuzukuruza, ndetse n'uyu munsi ni ikintu kidafite igisubizo cyacyo. Nubwo bagiye igisubizo ariko baragishaka ariko ntacyo bafite. Ntacyo bazabona. Igisubizo gifitwe n'uwakuraho icyaha. Wakuraho icyaha nicyo gisubizo cyaboneka. So ni ukubakira rero hejuru y'irimbi, munsi yaho harimo ibintu runaka bishobora guhitana, cyangwa se kubakira hejuru ya mine ku buryo izaturika ikahitana ikintu. Hano icyo barimo kutwereka cyane, barimo kutwereka kongera kugera ikirenge mu cya Nimurodi. Imana ibwiye Nowa abuzukuru ati mwubake inkuge mutatanire mu isi, mukwire mu isi. Nimurodi aravuga ati oya, mwe kukwira mu isi, mwegerane duhuze, kubaka amashuri hafi. Imana ibwiye Adamu ati kurya uzarya uvunitse,
atari koya abuzukuru ba Adamu natwe turikata ibyo Imana yabwiye Adamu ntabwo twabishobora bashaka guhindura. reka turebe ukuntu twaje tworoheje. Mbese buri gihe cyose imikorere yacu imibereho yacu byose bigira birwanya Imana, ubushake bw'Imana, birwanya ubushake bw'Imana. Ugera ikirenge cy'abasokuruza bacu twaba tubizi cyangwa tutabizi, twaba tubishaka cyangwa tutabishaka, twisanga muri uwo mugongo tuyobowe bityo kandi ntacyo twagezeho. Mbese n'umurozi ibyo yakoraga n'iki yagezeho. kandi ubona ikintu kibigaragaza ni uko mu myaka mike tubayeho, sibyo? Cyangwa se mu bantu b'abasore ubona amateka y'abantu bagiye bakubaka izina, sibyo? Ariko bagapfa nta kintu bagezeho, bakanibandira na burundu ndetse n'igisekuruza n'aho batuye bikibagirana. Uburebye ubwami bw'abafaraho, urebye ubwami Roma, Abagiriki, usanga ari abantu bakoze cyane, cyakoze hari ibintu basize mu isi bagiye bavumbura tukigendera bituma iki, sibyo? Ariko nabyo ni ibintu biturushya gusa bitaduha igisubizo cy'ikibazo cy'icyaha. Uguhamagarwa kwa Aburahamu ni ingingo ya mande cyangwa kuwa kabiri. Mu gice cya 10 cy'itangiriro tubona ukuvuka kw'amahanga, ibihugu atandukanye. Ubusanzwe ijambo risobanuye amahanga rinashobora gusobanura abanyamahanga. Hatubwira ubwoko bw'abantu, inyoko muntu bwigabanyijemo ibihugu, indimi n'imiryango n'amahanga. Bingabika ku mwuzure. Reba, ariko aka kanya nyuma yo gutangiza iyo ngingo nibwo Imana yahamagaye Aburahamu. Abantu bashatse nyine kugira ngo bakore wambuke. Bivuga ko Imana yanyanyije indimi, aho tubisanga mu itangiriro 10. Imana ibanyanya indimi, amahanga aravuka. Bamwe hano abandi hano, amahanga avukamo. Ariko aka kanya nyuma yo gutangiza iyo ngingo nibwo Imana yahamagaye Aburahamu ikamukura muri rimwe muri abo mahanga yari yavutse, kugira ngo abe umuntu utandukanye nayo kandi yitandukanye n'icyo bahagarariye. Mu itangiriro igice cya 12 tuhabona ihamagarwa rya Aburahamu. Haguruka uve muri Uriya wa Kaludaya ujye mu gihugu nzakwereka ko nzakugira ubwoko bukomeye, uzasekuza amahanga abizera bose. Imana yari igamije gukoresha Aburahamu kugira ngo imuhindure ubwoko buzayihagararira mu buryo bunyuranye n'ubw'abami bw'abantu. Ntibwagombaga kugira umwami uretse Imana yonyine. Abantu bose bavuga Aburahamu, even now nta mwami ukwiye kugira uretse Imana yo mu ijuru yonyine. Ubwo bwoko bwagombaga kwerekana uko bizamera igihe umuntu igarukiye umuremyi wayo. Ubundi bene Aburahamu cyangwa abantu bavuye kuri Aburahamu, abakristo umunsi muri rusange ni abantu bakwiye kuba baraforomye igihe abantu bubashye Imana uko bakwiye kuba bameze. Muzi ko buriya tuzi kubashya Imana Afurika yose nta muperezida, nta musirikari, nta mwami twakenera. Murabizi ibintu ibyo ntibyanakunda kubera ko tujye twubaka byose twubakira hejuru y'icyaha. So bityo kubera ni igitekerezo. Ariko ahantu Imana yubaje umusikiri yakora iki? Ko bafite amahoro. Imana yari yarabasukiyeho umucyo n'umugisha bitigeze biboneka mu isi, ndetse ahari no kuva igihe cy'umwuzure. Imana yahaye abantu Aburahamu batoranijwe umugisha utigeze kuba igihe cyose. Hano ndetse mu myaka kabiri aravuga Imana yavuze na ndayakunda cyane. Baravuze ngo dore mbigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanjye yantegetse, kugira ngo abe ariko muzagenza mu gihugu mujyanwamo guhindura, nuko mujye muyitondera muyumvire, kuko ari ku bwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga. Azumva mu mategeko yose akavuga ati ni ukuri ni ishyanga rikomeye, ni ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriba hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. Kandi ni ishyanga rikomeye ki rifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'amategeko yose mbashyira imbere uyu munsi. Wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa ibyo amaso yawe yiboneye bigiye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo bimenyeshe abana bawe n'abuzukuru bawe. Ukiri aho ngaho reka tuvuge kuri aya magambo. Yego, igice cya 4 cyo gutegeka kwa kabiri ndetse n'igice cya 4 cya 5 n'icya 6. Amosi yahagaze yazanye abasore bari basagutse kuri abasore bari basagutse bari hejuru y'imyaka, bari munsi y'imyaka 20. Abari bamaze kuva mu bitayu y'imyaka 40 yose.
bagiye kwambuka Yorodani ari aho ngaho hafi ariko bataragera kuri Yorodani abasubira mu mateka y'igihe cyabaye cyashize. Arababwira ati mwebwe mugize amahirwe murarokotse mugiye guhindura igihugu nimumere nka basokuruza cyangwa baso sibyo. Abasubira mu mateka ngo bitondere amateka n'amategeko y'Uwiteka Imana igize gute ibaha, noneho bambuke bajye mu gihugu cyabo Imana basezeranye. Aha reshize imyaka 130 kandi isezerano Imana ari hayadamu Aburahamu afite imyaka 75 sibyo, afite imyaka 75 ataranabyara na Isaka mu itangiriro cyaho cya 15. Imana ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli cyangwa se abuzukuru ba Aburahamu aribo ba Yakobo, bariya ba Yakobo baragenda bajya mu gihugu cya Kanani bamara cya Egypt bamara imyaka 130. Bagarutse rero muri urwo rugendo bamaze bazi gupfira muri rwa rugendo rwabo ko bageze ku gihugu cy'Kanani mu gihe cya Yosuwa. Imana yohereza abatasi 12 bazana inkuru y'icyaha mu kuva cya 14. Imana batubwira ngo musubire abantu mwese mwageze murageze imyaka 20 ntawe uzagira gute bongeye kugaruka bagiye kugira kuri rwa rugabano rwa kabiri rero kugira ngo bakwire Yorodani. Musa arabihanangiriza arababwira tumva igice cya kane cya gatanu cya gatandatu muzagisoma cyo gutegeka kwa kabiri ni icyigisho Mose yahaye abandi bari bagiye kwambuka igihugu cya Kanani. Hano ikintu cy'ingenzi twe mu muri ni iki nuko abantu begurira Uwiteka bakajya mu butegetsi bwe nukuri bababera baba amahoro. Wani nta ntambara bageraho, nta butegetsi bakeneye bundi, nta umutekano Uwiteka arabarinda. Uko ngo amahanga yose azabara hari n'icyago byagiye nkariya ibyo byabayeho kandi ntabwo byabaye. So turebe ahantu byarabaye muri zino ngingo zindi kwikiyeho cyane cyane ku ngingo yo kuwa 3 aho tugiye kureba mwahawe icyo mwasabye. Turebe hano wenda ingingo Yosuwa ababwira bino bintu bumvira Uwiteka kugira ngo bazabe abatandukanye n'andi mahanga. Sura kwitangiriro kwa cyigisho Uwiteka yavuze ngo mubyare muroke muzuye isi kubera ko icyaha kibaye kandi muzayamurya mu rushyi. Nimurode azamuye umujyi kugira ngo arwanye Uwiteka. Noneho Yesu abwira ishyanga ry'Isirayeli ngo mwebwe ntimuzakenera undi mwami, muzabeho mukurikiza amategeko n'amateka y'Uwiteka, muzaba ishyanga rihiriwe kurenza n'imahanga yose. Noneho tugiye kwigisha mwahawe icyo mwasabye. Hano abantu barabyanze kuba Uwiteka bageneye barabyanze nk'uko byashyizweho mbere na mbere. Isirayeli ntiyagombaga kugira ubwami buyobowe n'umuntu kayibonye, ahubwo Uwiteka yari Imana yabo, yari umwami wabo nk'uko andi mahanga yabigiraga. Nyamara mu gihe runaka ukwizera kw'Abisirayeli kwaracogoye maze bo ubwabo bumva bataguwe neza, batangira gushaka iby'andi mahanga. Amahanga yarabari hafi. Iyi turayize cyane. Noneho ni ingenzi cyane kuzirikana ko gusaba umwami byari ukwanga ubuyobozi bw'Imana ku bantu bayo. Nk'uko byari bimeze, iri shyanga ryagendwaga ku buryo butaziguye n'umurimo. Umwami w'ibaza yari Imana, kandi umubano wabo nayo bagombaga kuwugaragariza mu buturo bwera n'imirimo yabwo. Niyo yari perezidansi y'Imana mu buturo bwera, niho hari muri State House. Kandi umubano wabo nayo bagombaga kuwugaragariza mu buturo bwera n'imirimo yabo tutavuze n'ibindi. Mu gusaba umwami bari barimo kwizanira ubwoko bumwe bw'imibabaro nk'iyo igomba kuba ku banyamahanga barimo kunyuramo. Hari ibintu batari bazi. Bari bazi umusoro kuko ntaho bagaho. Bari bazi ibintu by'imiganda byo kurushya, by'ubucakara, byo guhamba. Imana yarambwiye ati bihorere, azatwara abana banyu bagira abasirikare, abandi bagira abakozi, abandi bagira abahinga, abandi bagira abakora imirimo bazakora. Ntabwo izaba ari inyungu zabo, izaba ari inyungu z'uwo muntu umwe ku giti cye. Intambara za gisirikari zo kurwanira ubwami, kunyagwa ibyabo, gucirwa amahoro n'ibindi bibi. Bari gusanga ko abatware b'abantu bategekesha igitugu bagamije inyungu zabo aho kuyoborwa n'ubugwaneza Imana yabayobozaga. Nanone imiterere mishya y'ibintu yari kubamo Isirayeli yari guhabwa ibyo yisabiye, ariko igihe bari gusanga ko ibyo basabye
bibasubiza hasi. Bagombaga kubikurikiza, maze uwo munsi muzaborozwa n'uwo mwami mwitoranyirije. Ariko uwo munsi ntacyo Uwiteka azabamarira. Imana izi intege nke z'ubwoko bwayo, kandi yari yaravuze bitaraba ko Isirayeli izasaba umwami w'umwana w'umuntu. Barabikoze, kandi byinshi dusanga mu nzandiko z'amateka yera ni inkuru zitwereka ingaruka z'uku guhitamo kwabo. Nzabaha umwami. Ahubwo ibinyuranye n'ibyo ubwoko bwayo buhitamo zirikana ko Imana itavuga ngo nzabaha umwami, ahubwo ibinyuranye n'ibyo ubwoko bwayo buhitamo ko bwishakira umwami. Nubwo bimeze gutyo, Imana yashyizeho imbibi. Ntabwo abantu bandi bakomeza kugenda ngo bakolonize abantu uko bishakiye. Igihe kiragera umuntu wese abasha kurebera ku mateka y'Abisirayeli nyuma y'uko bahisemo kugira umwami, kugira ngo yibonere uburyo ibintu byakomeje kubabera bibi mu gihe cyabo bami. Nubwo abami bamwe barushagaho abandi kuba beza, n'abo beza bakoze ibintu bibi. Ibuka Dawidi na Betisheba. Mu ngero nyinshi ishyanga ryagiye ribaho ritegekwa n'umwami wagendaga asimbura n'undi wakoraga ibyangwa n'Uwiteka. N'izindi ngero nyinshi turazizi. Muri iki gihe ndetse n'uyu munsi ubuyobozi bwose bw'abantu busangiye ikintu kimwe rusange: abanyabyaha bayobowe n'abandi banyabyaha. Ni ikihe se cyaba kibi kurusha icyo ngicyo? Daniel, iki kintu ni ikintu gikomeye cyane tugiye kwitondera, ndetse n'abakristo tukunze kugwamo, yego, kandi tukakigiramo uruhare nyuma tukisanga twamaze kugwa mu bibazo. Kuko ubuyobozi turi hano mwahawe iki? Mwahawe icyo mwasabye. Abantu barasheze mu gihe cy'umuhanuzi Samuel. Turashaka kumera nk'abandi. Ni igice cya 8 cy'urwandiko rwa Samuel. Turashaka kumera nk'abandi. Imana itanga umuburo baranga. Ariko bimaze kwanga, Imana nk'uko bivuze, ntabwo Imana yagiye ngo irebere. Yagiye ibaha umwami, ariko ikaba hafi yabo kugira ngo nibikabya igire iki bigarurire. Kuko bwari ubwoko bwayo yatoranyije, nubwo bwasabye nabi, ntabwo Imana yagize ibareka. Iki ni ikintu kitwereka neza ko amahitamo yacu mabi ayo ariyo yose, buri muntu urimo gutwumva, ntabwo Imana ijya kure y'amahitamo yacu mabi, nubwo tuba twahisemo. Ariko ibiri aho ngaho, nk'umuntu, nk'umwana ashobora gusaba igishirira cyangwa akaba ari hafi y'umuriro atazi ko umuriro ari mubi. Umwana umubyeyi akamubwira ati va ku ruhande rw'uwo muriro, akawugumaho. Ariko igihe kimwe akisanga yahiye. Ashobora no kuba atanabizi ko uwo muruta wamwica, ukabona ko ari ikintu cyiza. Ariko Imana burya mu mahitamo yacu mabi ntabwo ijya kure yacu. Buri gihe cyose ihora irwanya ya migambi mibi twahisemo, cyangwa dushakira imigambi myiza nubwo twayanga, ariko imigambi myiza yayo ntabwo ijya kure yacu nubwo twahisemo nabi. Kandi iki kintu wabonye, igihe cyose abantu banyuranyije n'Imana, ntituzi ibintu byinshi Imana atanga, ariko bijye tuzi Imana yavuze. Igihe tubinyuranyije nabyo duhura n'akaga gakomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kunyuranya n'ibyo Imana yasabye. Imana yavuze ngo abantu bazaba muri ubu buryo, ubwo buryo tuzambara uku nguku, tuzarya uku nguku, tuzavuga uku nguku. Igihe zaje kuba abandi mahanga, bizangira bibaye imihangayiko banyuramo, nabo tuzayinyuramo. Uzi ikintu kibabaje cyane twisangamo, yego, nuko twisanga n'ubundi turimo mu murongo wa Nimurodi, ndetse dufite n'ishyaka rikomeye cyane muri uwo murongo wa Nimurodi, kuko tugira ishyaka mu by'Imana. Abami b'abanyamahanga rero bari babayeho gute? Imikoranire y'Imana ya Isirayeli yerekana ishusho ngari kandi ikungahaye mu mikoranire yayo n'itorero ryo muri Isirayeli rishya, y'Isezerano rishya. Mu kuri kandi mu buryo bwinshi, ishyanga rya Isirayeli ryagize uruhare mu kwerekana mbere y'igihe ishusho y'amakosa y'itorero. Kuri ako ishyanga rya Isirayeli ryaribayeho, hari ngo Imana ngo ishusho y'itorero uyu munsi, hari itorero umunsi tumva Imana ibwira ibintu nimunyuramugaye ariko ntibyumve. Bityo aho kugaragaza ko hari ikintu icyo cyose basumbije Abisirayeli ba kera, abakristo babaye kandi bakomeje kuba abantu bagerwaho n'ibigeragezo bimeze kimwe. Nako turi mu ntambara amahanga ari, nubwo byabaye kuri Isirayeli n'igihe ikintu byigiraho, uyu munsi nakurwe turi twibereyemo. Muri Matayo Yonari bavuze amagambo akomeye, Matayo 20, we Yesu abahamagara arababwira ati, muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu, abakomeye babo bahawe kubategeka,
ariko mwese ko biri, ahubwo ushaka kuba umukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Ubundi niko byakwitwa mu itorero. Abami bo mu isi bo aya magambo yasabwaga bigishwa. Abami bo mu isi bagiye basirikare bajyanye neza ibyubahiro bicaraho, uko ni abami bisa kwa gitugu. Ariko mwebwe bana b'Imana mu rusengero mu itorero ryanyu ntawe ko bisamera. Uwo mwatoye bwa mukuru wajya umugaragu wanyu, ajya umugaragu wanyu. Kandi si byo gusa kuba mukuru ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu, kuko ubwami bw'Imana nabo ngabo bugenewe. Bityo nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwo kuba incungu ya benshi. Ngibi mwashuti, ngibi ahantu ubwami bwakwiye gutandukanira. Abisi bari hejuru kandi tujye hasi. Bityo hano mwumve neza, simvuga byinshi ntabwo ibara. Eseri yasabye umwami w'umuntu icyifuzo cyaje kugeza iryo shyanga. Eseri yasabye umwami w'umuntu usanga nyine wabo icyifuzo cyaje kuhageza ku buhenebere mu mico n'imyitwarire. Abami bakomeje kugenda bahinduka babi bikabije kugeza ubwo Imana yemeye ko Abanyababuloni kujyana ubwoko bwayoho imbohe nk'igihano bagombaga kunyuramo. Ikintu gisa nk'icyo cyabayeho kandi no mu mateka y'itorero ya Kizito no mu itorero byabayeho. Abisirayeli baranyazwe, kuri itorero ryaranyazwe ryari nubwo batagombaga kwiha ubwabo inzego z'ubutegetsi kimwe n'ubwoko bw'abanyamahanga. Ubwo Konstantine yafataga ubutegetsi akihindura umukristo, abizera barorohewe, akarengane noneho kashyizweho iherezo. Ibyo ubwabyo byari umugisha, ariko nyamara ibyo byaje kugaragarira itorero ko ribasha hari kugira uruhare ku bubasha bw'umwami w'abami mu nyungu ze. Impaka nyinshi zikomeje zaje kuvuka hagati y'abakristo bo mu kinyejana cya 4, maze itorero ribonye ko ridashobora ubwaryo kuzikemura, habayeho kwitabaza umwami w'abami kugira ngo azikemure. Kuva icyo gihe ugakomeza, umuyobozi w'itorero Roma yihaye isumbwe. Hamwe Imana avuze ngo ushaka kubaho hejuru abe hasi y'abami, we yihawe isumbwe. Iyo bigarukira Roma gusa byaye kuba ari amahire. Afite umwanya mukuru w'ubuyobozi bw'itorero uhwanye n'uw'abandi. Itorero ryasabye leta kuza gukemura ibibazo by'idini, kandi igihe leta yari imaze kwinjiramo ibintu byagiye birushaho kuba bibi cyane. Nyine reba nawe, reba bwa buyobozi bwagiye leta bishaka ngo no gukemura ibintu by'Imana. Kimwe na Isirayeli ya kera, ibihe byinshi by'umwijima biboneka mu mateka ya Kristo ni ingaruka zigaragara zo kuba itorero ryifatanyije n'isi. Aho Isirayeli yahindukiriye kuramya ibigirwamana n'abami bayo, bakarwanira indonke zikabije zitewe no kugirira inyota y'ubutegetsi, kugeza n'abagiye batambira abana babo b'ibigirwamana. Itorero ryagiye ryinjizwa bwihisha mu buryo bw'imikorere by'ingoma y'abapagani, kugeza aho benshi mu bizera b'indahemuka bishwe bahowe kwizera kwabo, kuko babonwaga ko nk'abateje akaga ubufatanye bw'urwego rwa leta rw'itorero na leta. Itorero ryamaze gufatanya n'isi, nubwo babonye neza ingwate z'abanyamahanga babigiyemo babibonye runaka. Uyu munsi rero abahanuzi bari kuvuga ibintu bintu bakaza guhana babuze itorero kwiha kwifatanya. Reka ngubwire, nugira ngo bino bintu uzase mu bigeragezo urebe kino kintu n'icyamu cyo ngo itorero ryifatanyije na leta, kuko ryifatanyije uzahitwa umuhakanyi. Nutitwa umugorozi uzitwa umusoke. Nutitwa umusoke ushaka kuzakwima ijambo paka ubuzima bwawe bwose buzabusigaye bwose muri itorero, kubera yuko ibi bintu kwifatanya kwa itorero hari ababyungukiramo. Indonke ziraboneka, ijambo raboneka, icyo kikaboneka, ariko bishyira itorero ry'Imana mu kaga. Iki ni ikintu tutarimo kwiga nonaha, kandi iki natwe batoya turimo kureba kandi twitegereza uburyo itorero, idini cyangwa leta agomba kwigira ku itorero, ikigira ku itorero. Umwami w'Isheba yavuye Isheba aza kwande, aza kwa Salomo kureba. Noneho itorero ririmo kwigira ku itorero. None itorero ryavuye i Yerusalemu ryagiye kwa Sheba kureba, yagishishira kwigirayo. Iki ni ikintu abakristo bose muri iki cya none bazi rwose. Ni ikintu utahisha n'umuntu wo mu giturage yongiye ahantu kure arakwereka ati
meya wacu cyangwa se perezida cyangwa se umuntu uwo wese wacu umukuru w'itorero wacu uyu munsi ntabwo yaje, hari ibintu byabaye, habaye inama iyi habaye iki. Ntabwo ari ngombwa, ntabwo twebwe tugomba kubaho tuganira leta, sibyo ntabwo umukristo nyakuri agomba kuganira leta, kuganira n'amabwiriza ya leta, sibyo ibyo ni ihame rwose. Ariko nanone ntabwo ari ngombwa kujya gukinira mu kibuga kitari icyawe gukiniramo ngo wishyire mu kaga utagombye kugira gute. Reka abantu bagusange, ibyo bagusaba niba ari leta ibyo gusaba ubikore ukuri mu gihugu cyangwa se uri mu buyobozi bwawe. Ariko wowe wikwijyana mu kibuga utabasha kugira gute kwikuramo gukinira mu kibuga kitari icyawe. Hano rero iki kintu nk'uko bivuze ni bya bintu nyine bya Constantine we yabonye akaga ko abantu bose abami bose babanje kuyobora bahuye n'akaga kubera kurenganya itorero. Aca amuvuna atumva ibyiza ni uko nafatanya n'abo bantu bino bintu nawe kuvuga neza. Reka mwe batibona natekereza mu mwaka wa 2012 hagati ya 2012 na 2015 hamwe mu itorero bararwanye nta muco zakibuye so numva ni ADP bararwanye kumvikana biranga bangwa ko ubuyobozi bwahita bwinjira kugeza kiriya gihe leta yabagiriya n'itorero bibiri ntacyo byapfanaga. Iyo leta hari ikintu ikeneye ku itorero yarabandika ikabasaba itorero rikabyemera cyangwa ikabyanga. Bagiye kumva mu bapasiteri barwanye bapfaga ikirero, bapfaga amaturo n'iminyubibuza. Aho kantu kabaye kode yari igiye muri leta ya mbere y'itorero. Haciyemo imyaka itari myinshi hongeye kuboneka izindi manza z'itorero navuze z'abapasiteri bagiye kurega itorero ryabo. Twarize aribo baturihiriye turangiye ntibaduhaka akazi ahubwo bagaha bene wabo batabyigiye. Urumva ni bya bibazo byo kuba leta n'itorero byifatanya nabo bagiye kuregera leta nta gihe giciyemo. Itorero nanone ryongera kuregwa irindi torero ni amategeko mubabwira ryongera kuvuga ko ngo ryohereje abagore kwiga naryo n'ibyaha akazi n'abagore bagiye kurega. Noneho leta rero uko bayamagaye iraza itangira gukorana naryo. Ubwa mbere ubwo dukeneye ubufasha ntacyo bitwaye, dushaka ko mwubaka kungu ubundi leta ntabwo akagenye w'icyo urusengero rwubaka ibizi gute leta ahubwo twebwe twakayigishije ngo urusengero rwubake kungu irangije kuko nta bwenge mufite bwo kuyobora ibintu. Uzajya uyobora cyangwa uzajya kubyigira ariko ipapuro niko tuzabarenga ibyo bere ngaho. Ariko ikibazo cyakemuka bakomeza kurwana. Umwe ibona ari bakanganye mu rusengero rwe agasoka agashinga urusengero hanze. Burya bya bintu ni udufaranga turimo barya. Harimo Rwanda Revenue Authority irimo yaka imisoro matorero kubera ko ni ikintu kirimo hano. Igihe itorero rishaka gufasha kuri leta yo ije igakora uko leta yisakora bityo n'ikishaka iki kubera kujya kureba ikigisho cyacu turimo abami b'abanyamahanga nibo turimo binjiye gute kumenya imikoro y'itorero. Ni twebwe twabinjije none uyu munsi bamenya amabanga yacu ku mikorere yacu y'itorero n'uburyo dukorera Imana. Icyo baramu yakoze ni iki? Icyo bagombye kumenya ni iki? Ni imibereho yacu ya Gikristo yo kwigisha abandi ikabahindura. Baramu na Baraki ni iki bakoze hano tutajyane neza. Baramu na Baraki igihe Baraki twakubera n'umuzo muvumire yaravumye Baramu mubwira ko abavuma ari ubwoko butavumika kubera ko ni ubwoko buturakwa ni ishyanga ryera. Uwiteka nta gukerwa abona muri suko muri se batacyanirwa ariko ntabwo Uwiteka yifuza ko ibintu biri mu bana be bisohoka ngo ujye muri rubanda hanze. Icyo reka tukinagisoze tugaragaza nahabona aho wajya gutera iyo mategeko Goliath na Nuza na aguteba suzorgaho ikintu Baramu yakoze yabwiye amabanga Baraki amabanga mu Bisirayeli ayabwira Baraki noneho ubwoko bw'Uwiteka butamutsindwa nk'umuntu yabwiye abantu burya bakoze icyaha Imana bavamo wowe shaka ukuntu bashuka ubateze ibyaha Uwiteka bavamo. Noneho iki amabanga y'itorero yageze muri leta inyungu ziri mu itorero imigisha y'Imana ibintu byahishiwe abayuda bonyine bikajya hanze.
leta izibikurikiye kandi bitubera umuvumo. Komeza wenda kujya Ahabu nande mwami w'Isiraheli wabaye nawe uri kumwibuka ko yagutera ndabyibuka. Ni iki cyatumye Ahabu yuzura n'uriya mwami wa Isiraheli Yehoshafati? Ahashafati yagiye gusura Ahabu, sibyo? Agiye gusura Ahabu baraganira. Ahabu kandi Ahashafati yari umuyuda mu majyepfo, wasigaye mu Isiraheli hariya ku gicaniro Yerusalemu ku gicaniro. Undi ari mu majyaruguru Samariya, bagirana ubucuti n'uwantu. Amaze kugira ubucuti nawe yavuga atari ko iyo mategeko yari yatuzi ko ari ahacu twateye. Barumvikana uko byagenze kugira ngo hanure umuhanuzi. Ariko ikibazo gihari iki bajyanye ku rugamba. Umva itorero buriya niryo rihamwe. Bajyanye ku rugamba, Ahabu yambara imyenda isanzwe, noneho Yehoshafati imyenda ya cyami. Kandi urugamba rwasiraga ubundi babanzaga kwica umwami. Barasa rero bajya kurasa ingabo bagati uriya niwe mwami wa Isiraheli. Urumva ko itorero ryatakaje imbaraga zaryo. Konstantino yaragiye ajya mu bizera, yicara munsi mu bizera ariyicarira, afata inshingano zamurebaga, azi umukuru w'itorero ngo gukemura ibibazo. Noneho abantu bakaza bya Konstantino by'isi yagiye kubaza, bakabaza umukuru w'itorero wabo. Konstantino ngende umwizera nanjye baranyigira. So komeza rero afate amaze kwambara imyenda, niwe wahambuye bwa mbere. Yehoshafati ingabo zaramutuze ngo ariko aravuga ati njye ntabwo ndi umwami wa Isiraheli. Umuntu ngarafora arasa Ahabu. Ariko icyo twashaka kugaragaza ni iki? Ni ubufatanye, ni ubumwe. Icyo biteye akaga bidukururira twebwe tutabizi, tubifite tumenye inyungu cyangwa tunabifite inyungu. No mu buzima bwacu busanzwe honare turabakristo twituganira Kristo bwacu. Nitwemere ko ibi bintu bitagenda neza mu itorero bijya hanze yabyo ngo abapagani babimenye. Mu muco wanyu bwite no mu baturage banyu, ni mu buhe buryo ibigeragezo nk'ibyo bibasha gucogoza urufatiro rw'ukuri rwo kwizera kwanyu? Sinzi burya iyo umuntu amaze kureba akurunguruka n'ubu gifite ubwihisho, umeze nk'igitabo gifunguye. Bana b'Imana, ubufatanye bwose budakwiriye ijuru ryabujije. Uwiteka tuza kwifatanya nawe udahuje kwizera, ibi bintu bibe umuco. Ingingo isoza tureba icyo Uwiteka avuga ku ngingo isoza itubwira ngo umucyo uvira abanyamahanga. Icyo Uwiteka yaduhamagariye, icyo yahamagara Abisirayeli. Umugambi w'ibanze watumye Imana ishyiraho ishyanga rya Isirayeli ntiwari uwo guciraho iteka abandi batuye isi. Si uko Isirayeli hamwe kuko abandi bari beza, ahubwo wari uwo kugira ngo bakizwe. Mu kuri benshi muri twe twumva duciriweho urubanza igihe duhanganye n'imyifatire y'umuntu utunganye. Bityo kubaho igihe duhanganye n'imyifatire y'umuntu utunganye, bityo kubaho kwa Isirayeli nako kwari kugamije kwerekana icyaha no kwikunda kw'amahanga yandi yarabakikije. Abizera babaho imibereho ihuje n'ubushake bw'Imana, berekana imico yayo ikiranuka, ikabemeza guhinduka. Mu buryo nk'ubwo imibereho y'abantu bakomeza amategeko y'Imana ikwiye kwerekana agaciro k'imico yayo. Imana yifuza ko Isirayeli ibaho, amahanga yose yeraho akabona inyungu zo kuyoboka Imana. Bityo nyamara iyo Abisirayeli baza kwitwara uko basabwaga kandi bagakora bakurikije ibyo babwiye gukora, amahanga aba yarabaganyeho amahoro, akaza akabashakaho ubumenyi bwabo n'ubw'Imana yabo. Ibiramambu mu buryo bubabaje kandi buteye agahinda, nk'uko ubunyage bwa Babuloni bwabyerekanye, ni uko ayo mahanga, ibyo bihugu yaje akabagabaho intambara. Bakuza bashaka amahoro, ntayo yababonyeho, yaraje. Ibi ngibi ubanuzuzwaho ugererwa nabi. Igihe isi izageze mu kaga gakomeye, bageze mu kaga kabagezeho, bazaza kwishyuza Abadivantisiti. Bazabishyuza kuki mwari muzi ko ibintu ngo ari iby'agaciro? Abizera bafite nk'abapasiteri gito, kuki mutatubwiye bino bintu? Ngo batugaho intambara. Amahanga yagabye intambara ku bwoko bw'Imana mu kintu cyo kuza kubashakira amahoro, ntayarahari. Kandi amahanga nta mahoro afite. Indorerwamo ihebuje tuboneramo imico y'Imana nta gushidikanya ni Yesu.
we muntu wenyine rukumbi wabashije kuyerekana mu buryo buboneye, ariko urugero rw'imbonera ari rwo rwemeje imitima guhinduka, rwari rugamije kubera abantu nk'irarika umugambi uhebuje wo gushyiraho ishyanga rya Isirayeli wari umwe, umugambi Imana yari ifitiye ishyiraho itorero, n'itorero ngo ryerekane amahoro ku isi, imigambi y'Imana. Yifuzaga ko gukoresha ubwoko bwayo gukururira abanyabyaha kuri Kristo ikoresheje itorero. Irarika riboneka mu butumwa bw'abamarayika batatu ryatangiwe mu itorero ryayo, rijyanwa ahantu hose, atari ku itsinda ry'abantu bake runaka batoranyijwe, ahubwo rijyanwa ku bantu bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Hahanura ko isi yose izamukirwa n'ubwiza bw'Imana mbere y'uko Kristo agaruka. Bana b'Imana, hano nshaka gusoma aya magambo byumve neza. Hari amasomo baduhaye menshi cyane yerekana uburyo ki Uwiteka yifuza ko amahanga yose amurikirwa uyu munsi n'itorero Imana yashyizeho. Nyamara hari amasomo tujya mu Byahishuwe 18. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, atangaza ibya Babuloni ikomeye ukuntu igiye kuba. Uyu munsi isi ikwiye kuba iri gutangaza ko ibintu abantu barimo byabatwaye ubwenge bigiye kwimara kwifuza kwayo, ikaba irimo iyobora abantu kugakiza nta Kristo. Itorero uyu munsi itorero ryakwiye kuba ririmo riyobora abantu bisi kuri Yesu, rikababwira ko Babuloni n'ibiyirimo ibyaha n'abanyabyaha bishaka no kwifuza kwabo. Nyamara abana b'Imana ntabwo uyu munsi wo mu buryo dukora, ahubwo natwe dufite kuvuga nk'abisirayeli dushaka natwe umwami ngo tuwo nk'andi mahanga, nituwo nk'andi mahanga tuzatubwira Uwiteka ngo adushakire natwe umubwiriza, ntabwo turababwiriza, adushakire undi muntu wo kutwigisha. Amagambo asoza mariho nari umwanya yunganira senga dusoza kino cyigisho. Turimo gutekereza ukuntu umunsi tuba twitwara nk'itorero ry'Uwiteka yashyizeho ngo twunganire isi, nyamara turimo twinaniza. Ayo mayoberane y'ubugome yatangiye guhishwa kandi bucece, maze nyuma agenda arushaho gukora ku mugaragaro ko yagendaga agwiza imbaraga, kandi yigaruriraga ibitekerezo by'abantu buhoro buhoro. Yakomeje umurimo wayo w'ubushukanyi no gutuka Imana. Imigenzo ya gipagani yinjiye mu itorero rya Kristo mu buryo busa n'ubutagaragara, akarengane ntabwo bigaragarira nama. Niyo mpamvu n'itorero rivuga ati ibyo ndabikoze, bitwisha gusambana, tujya gutukana. Imigenzo ya gipagani yinjiye mu itorero rya Kristo mu buryo busa n'ubutagaragara, akarengane itorero ryagiriwe n'abapagani katumye hashiraho igihe kirekire Kristo badafite umutima wo kudohoka ku kwizera kwabo ngo bifatanye n'abapagani kandi ngo bigane imigenzo yabo. Nyamara aho akarengane karangiriye maze ubukristo bukageraho mu ngoro z'abami, itorero ryaretse kwicisha bugufi no kwiyoroshya kandi n'intumwa ze, maze rikurikiza kwishyira imbere n'ubwibone by'abapadiri b'abayobozi b'abapagani. Mu karengane itorero yakoze ku itorero, ariko uyu munsi itorero dufite abayobozi bagenda bakomanga kwa perezida, bakomanga ku isi hose, bega ibintu uyu munsi byo ukuntu ari byiza. Nuko bityo bana b'Imana mwumve hano, kwihana bya nyarubishwa kwa Constantine kwabaye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4, kwanejeje abantu cyane, maze ingeso mbi z'isi zihera ko zinjira mu itorero, ziyoberanyije zisa n'iz'ubutungane. Ubwo kubona itorero byariyongeraga kandi bikakorwa vuba vuba cyane, ubupagani bwasaga n'ubwatsinzwe, ariko nibwo bwari butsinze cyane. Imikorere yabwo niyo yategekaga itorero, inyigisho zabwo, imihango yabwo ndetse n'imigenzo yabwo byinjiye mu kwizera n'imbaraga z'ubupfumu, byinjijwe mu myizerere no mu misengere y'abiyitaga abayoboka ya Kristo. Mbega dusoza mu murongo w'ikibazo cyabajijwe ku iherezo ry'icyiciro cyo kuwa 4, ese aho ntiwaba twebwe turi mu kaga cyane cyane turushaho gutinda kuri iyi si, tugakomeza kuba mu kaga ko gushyira ku ruhande imigirire yoroheje ya Kristo n'intumwa ze, tuja kubyubahiro twebwe ubwacu, tukabisimbuza ibirori byo kwiyerekana n'imihango, kurwanira ubutegetsi, kwishyira hejuru ibishuko by'isi? Niba dutekereza ko bitaturiho, twaba dushaka kwigira abapfapfa. Bino bintu bituriho ntitubyirengagize. Mu itorero ntubyirengagize. Turi mu gihe cy'akaga aho twamaze kwajya gutinga imico ya gipagani,
twakora iki uyu munsi niho nari unganira dusoza. Umucyo uvira abanyamahanga nubwo isi iri mu kaga kubera imiyoborere yayo n'imikorere yayo hejuru y'icyaha kandi ishaka gusibasira ibintu ngo bibe byiza ntibyashoboka. Ariko nubwo tumaze igihe muri icyo kibazo twisanzemo cyangwa dufashamo n'abandi bantu twaba tubishaka cyangwa tutabishaka, hari igihe dufasha ikibi tutabishaka kuko twisanze muri iyo kondisiyo, twisanze muri ubwo murongo cyangwa tukanakijyamo tugishaka, sibyo? Ariko Imana igiye kongera isubizeho ubuyobozi bwa mbere nk'uko bwatangiye ku itorero rya mbere rya Efeso n'itorero rya kabiri rya Simuruna. Itorero rya Efeso ryari ritandukanye n'isi, itorero rya Simuruna ryari ritandukanye n'isi. Niyo mpamvu isi yaribonaga ikarirenganya ikaryanga. Rigeze ku itorero rya gatatu rya Constantino, isi n'itorero birya gute birabana. N'uyu munsi mu itorero tubarirwamo cyangwa ubarirwamo, isi n'itorero bibanye neza cyane mo hari hagati, ku buryo ibikorwa by'isi byitirirwa itorero, sibyo? Ku buryo abantu batagira amaso udashobora kuvangura ibikorwa bikozwe n'isi mu itorero n'ibikorwa bikozwe na Mwuka w'Imana mu itorero. Usanga bimeze gutya, kandi guharanira gushaka icyubahiro byamaze gufata intera cyane ku buryo turimo kugabana abayobozi b'idini cyangwa abayobozi b'itorero barimo kugabana isi n'isi icyubahiro cyayo kugira ngo bakunde bagire isumbwe. Ubu ndakubwiza ukuri duhagaze cyangwa twicaye kuri iki cyigisho kuri kamera, ubu umuntu uyobora itorero utabanye neza, sibyo, ngo yumvire ashyire mu bikorwa ashyira mu bikorwa nk'umurambo ugishyira mu bikorwa ibintu byose, aho umuherekeje ugerekezaho, sibyo? Ari umuyobozi ntashobora kubaho, ntashobora kuyobora. Urumva rero mu by'ukuri abizera twebwe nkatwe tuba tutazi n'ibyo ari byo twisanga muri ako kaga. Ariko hari ikintu gikomeye, isi izamurikirwa n'ubwiza bwayo. Imana izongera gutandukanya isi na leta, itorero na leta, nk'uko byari ku itorero rya mbere n'itorero rya kabiri. Rero marayika azaza yongereza n'ubutumwa, kandi ubwo butumwa bwaratangiye, ntabwo buza gusa, ahubwo buragenda bwongererwa imbaraga uko ibihe bigiye bijya mbere kugira ngo bwishurwe mu buryo bukomeye, kandi bwamaze gucengera mu mitima y'abantu. Marayika yaramanutse n'ubundi uwo mucyo urimo kugenda ugwira. Ntabwo rero ibi bintu bizarangira gutya, isi ikomeze iyoborwe gutya cyangwa itorero ikomeze rero mu bungabangabo. Imana izaza gutandukanya isi n'iki n'itorero. Imana data mwiza uhabwa icyubahiro cyane. Biragaragara yuko birababaje ibintu nk'ibi, udutoreye inshingano ikomeye, udutemeye inshingano ikomeye, nyamara tugenda tubusanya dusobanya, utubabarire. Umugisha we ku bana bakurikiye ibintu byigisho, uduhe kwihana mu izina rya Yesu.